Ndagusuje mukunzi wacu ari nakura naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Rutsiro hagaragaye abasore batatu b'inkoramabara b'inkoramahano b'inkorabusa nyuma y'uko bafashwe bamaze kwica urupfu rubi umuturage. Uraza kumenya mbese bano basore batatu baba bapfuye iki n'uyu muturage, ese byabereye hehe, ese byabaye ryari, ese uyu muturage yaba yitwa nde, ese ubuyobozi bw'aka karere ko bwaba bwasabye iki abaturage bo muri aka karere, ese abaturage bo muri aka karere bo baba bifuza iki nyuma y'uko hafashwe bano basore batatu, bano basore batatu bakekwaho kwica uyu nyakwigendera urupfu rubi cyane. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kubabaza abo mu muryango wa nyakwigendera ndetse n'abaturage batuye muri aka karere ka Rutsiro, nyuma y'uko abasore batatu bishe umuntu wabo bamwishe urupfu rubi cyane. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio. Tubibutse ko mbere y'uko mbageza aya makuru ugomba kujya munsi y'iyi nkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mukura, abasore batatu bafashwe bamaze gukubita no gukomeretsa umuturage bikamuviramo urupfu rubi cyane. Ibi rero byatumye uburakari bwa bamwe mu baturage batuye muri aka karere buzamuka, nabo bashaka kwihorera ariko inzego z'umutekano zirabakiza, aho bavugaga ko nabo bashaka kwihorera kugira ngo bakurikire uyu nyakwigendera. Aba basore batatu nabo mu karere ka Rutsiro bafunzwe bakekwaho gukubita no gukomeretsa nyakwigendera witwa Mbahungirehe Esther bikamuviramo urupfu rubi cyane. Nibyo rero byatumye abo mu muryango w'uyu nyakwigendera amarira azamuka ndetse bakiyambaza inzego z'umutekano ndetse n'iz'ibanze zo muri aka karere. Gusa nabo bavuze ko inzego z'ibanze zitaba zicaye ngo kuko ngo abakoze aya mahano nabo bahise bajya kuryozwa ibyo bakoreye uyu nyakwigendera Mbahungireho Esther, bakavuga ko nabo bahise batabwa muri yombi. Iyi nkuru kandi y'incamugongo yababaje abaturage bo muri aka karere yabereye mu murenge wa Mukura akagari ka Karambo. Gusa ubu bwicanyi cyangwa uru rugomo rukaba rwarakozwe ku ya mbere Kanama 2024 mu masaha ashira saa 12 z'umugoroba wo kuri iyi tariki tumaze kubabwira. Iyi nkuru kandi y'incamugongo yikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura witwa Ndayambaje Emmanuel, aho yavuze ko urupfu rwa Mbahungirehe Esther bikekwa ko rwaturutse ku rugomo rwo gukubita no gukomeretsa uyu nyakwigendera. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel mu magambo ye yagize ati: twahawe amakuru ko Mbahungirehe Esther yapfuye biturutse ku rugomo yakorewe ku ya 31 Nyakanga 2024 arukorewe na Nyituriki barwaniye mu kabari, amukubita inkoni y'umugongo, umugongo yenda kuwuca. Uyu muturage nta kindi yahise akora kuko yahise agwa hasi bamutwara iwabo mu rugo ari naho yaje kugwa.
ku mugoroba wa tariki ya mbere Kanama 2023. Ibyo rero bikimara kuba, umuryango wa nyakwigendera wahise ujyana umurambo ku bitaro bikuru bya Murunda byo muri aka karere ka Rutsiro kugira ngo ujye kwitabwaho n'abaganga cyangwa usuzumwe n'abaganga kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Gusa aba baturage cyangwa aba baganga bakimara kuhageza uyu murambo babwiye bano baturage ko bawutindanye, ngo kuko ahubwo iyo akimara gukomeretsa bakahita muhutana kwa muganga wenda ngo bari no kukiza amagara yabo, ngo gusa ngo ubu ngubu nta kindi kintu bawukoraho. Nibwo rero abo baturage nabo bahise bafata umurambo wa nyakwigendera ngo kugira ngo bahite bajya kuwushyingura. Abaturage mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi, bavuga ko abakoze iki cyaha bagomba nabo kukihanirwa bitewe n'uko umuntu wabo bamukundaga urukundo rwiza cyangwa urukundo rwo hejuru cyane, ngo kuko aribo wari ubafitiye akamaro mu muryango wabo. Abaturage kandi basabwe kujya batanga amakuru hakiri kare, ndetse haba hari n'abafite ibyo bapfa bakegera ubuyobozi bukabafasha. Ni mu gihe abo basore bakoze ayo mahano bakekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Musebeya, mu gihe iperereza ku cyaha bakurikiranyweho rikomeje kugira ngo bamenye neza icyo bapfaga n'uyu nyakwigendera. Gusa aba baturage bo muri aka karere barifuza ko bano baturage bakatirwa igihano cy'urupfu cyangwa ko nabo baryozwa ayo mahano bakoreye uyu nyakwigendera. Reka nkomeze ngushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Nanagira inama umuntu utarakora subscribe ko yayikora nonaha, akajya munsi y'iyi nkuru arabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ahita akandaho n'akazogera kaza nako agakandeho. Icyo gihe azaba ashimangiye yuko agiye kujya aba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi, kuko ushobora no kujya munsi y'inkuru ahatangirwa ibitekerezo ugakandaho ukaduha igitekerezo, cyaba ari icyubaka ndetse n'ikitugira inama n'ibyo tugomba guhindura cyangwa n'ibyo tugomba kongeramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibyo rero nabyo bizagenda bidufasha mu iterambere ryacu ndetse no mu iterambere ryanyu. Si ibyo gusa kandi, imba wakunze iyi nkuru ugomba kugenda ukareba ahantu hari like ugakandaho cyangwa ugashyira kumwe. Icyo gihe uzaba uko ibyo tugenda tubaha muba mwabikunze, natwe bikatumotiva. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde umunsi ku munsi.